Hello guys, welcome to the Kasha Media. This time for Redis Talk. Ngiye mwumva kuri mikoro ndi Ruth, ndi kumwe Hope. Bobo. Nk'uko mubyumva rero, iki ni ikiganiro cyitwa Redis Talk. Ni ikiganiro kigiye kuzajya gica kuri the Kasha Media ku wa mbere. Iki ni ikiganiro mugomba gukurikirana kuko ni ikiganiro cyiza. Ikindi kandi mwibuke kubanza gukora subscribe. Ubundi reka mbanze mbaze abo turi kumwe, ndi kumwe na Hope. Ese ubundi Hope banza wibwire abantu bakurikiye The Kasha Media, ubundi Hope ni umuntu ki, umukobwa umeze gute? Nk'uko mugenzi wanjye yabivuze rero amazina ni Hope. Hope ni umukobwa uca bugufi, ufite imyitwarire myiza, warezwe, ufite ikinyabupfura, mbese nyine ni umukobwa uciye make wubaha. Nk'uko mubyumvishe rero, Hope ni umukobwa uciye make wubaha, nyine ni umukobwa ntago yiyemera. Rero reka tubanze twumve. Se ubundi Bonete, what about you? Merci. Nanjye mu busanzwe amazina ni Bobo, nk'uko mugenzi wanjye yabivuze. Ubundi imico yanjye mu busanzwe ni umukobwa ukunda kwiyitaho, ukunda kugira ikinyabupfura ndetse no gusabana n'abandi. Ibindi byinshi tuzagenda tubiganiraho mu kiganiro. Barakoze rero abo turi kumwe, tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga iti ese ubundi urubyiruko rwo muri iyi minsi ruri kubyiruka gute? Ese ni ibiki birimo kuranga urubyiruko rwo muri iyi minsi? Ni gute iterambere ririmo kujyana n'urubyiruko rwo muri iyi minsi? Ndahera kuri Bobo. Bobo, ubundi wowe uri umukobwa wabyirukiye muri iyi si, muri uru Rwanda rwacu rwiza. Ese uri kubona imyitwarire y'urubyiruko rwo muri iyi minsi imeze gute? Murakoze. Ngiye ku myitwarire muri iyi minsi, uburyo nyibanamo ni imyitwarire myiza. Urubyiruko rwo muri iyi minsi ruri gukora cyane, ruri gutera imbere uko bwije n'uko bukeye, ruri ku kigero cyiza kinashimishije pe. Niyo mpamvu mvuga ati bakomerezaho kuko bari gukora cyane uko bwije n'uko bukeye, bari kuzana imico myiza, nta ngeso mbi nyinshi mbabonaho kuko bafite ikinyabupfura bye. Bobo, urakoze cyane kuko urubyiruko turabibona muri iyi minsi ruri gukora cyane. Ese ubundi ndakubaza, wowe wabyirutse gute cyangwa mwabyirukanye bari bafite iyihe mico, kugira ubundi tumenye se iyo mico irimo kuza ni myiza ni mibi, bimeze gute? Mu bundi busanzwe mu burere nahawe, twebwe mu kuntu twabyirutse twakundaga guhura mu makarabu tukigisha inyigisho zitandukanye z'ukuntu twazaza twiga gukora cyane ndetse no kugira ikinyabupfura aho tugenda hose. Niho dusanga mu mashuri aho twiga gukurikiza imico yacu. Usanga rero abana benshi bakunda gukora cyane, bagira ikinyabupfura. Nanjye rero ugasanga twarabikuzemo gutyo, n'abana bacu turi kubibigisha. Niyo mpamvu uru rubyiruko nanjye uko nakuze ariko ndi kurubona. Bobo, urakoze cyane. Ese Hope, ubundi imico y'urubyiruko rwo muri iyi minsi uri kuyibona gute? Ese ubundi urabona turi kwitwara gute? Urabona nyine ibintu bimeze gute? Ubundi nshiramo muri make umbwira ati urubyiruko turi kwitwara gutya, imico yacu ni myiza cyangwa se ni mibi? Lucy, urakoze. Gusa njye ntago nahuza na Bobo wapi, ntago tubihuzaho njyewe. Urubyiruko rufite imyitwarire mibi cyane, mibi. Kenshi na kenshi usanga urubyiruko rurimo rufite ingeso mbi, runywa inzoga, rurara ku mihanda, ruta agaciro. Urubyiruko ntago rufite imyitwarire myiza. Njye ntago nemeranyaho na Bobo wapi, ntago tubyemeranyaho. Ubwo ushatse kuvuga ngo urubyiruko rwo muri iyi minsi ruri kwitwara nabi birengeje uko rwakabaye rwitwara? Cyane rwose, rufite imico mibi. Bonete, wowe nyine urabona bino bintu urimo kubibona birimo kuza. Ese iri terambere riri kuza uremeranwaho na Hope koko iri terambere riri kuza ririmo gutuma urubyiruko rutana inzira rwakabaye rucamo rugaca ku ruhande? Njye ntabwo nemeranya na Hope kuko urarebye urubyiruko ruri kujyana na vision bigezweho. Nta kuntu rero uzambwira ati urubyiruko ruzaguma inyuma gutyo kubera imyitwarire rurimo,
urubyiruko ruri kujyana n'ibigezweho, nta biyobyabwenge njye mbona bari gukora cyane kuko uko bwije n'uko bukeye usanga urubyiruko ari rwo ruba ruri hejuru mu myitwarire yabo, mbona i- iterambere riri kuza nta kintu kiri kubahungabanyaho mu byo bakora ya. oya nanjye ntabwo ndi kubyumva neza, ubundi munsobanure, ntabwo muri kunsobanurira ngo mbyumve neza. Umwe ati urubyiruko ruri kwitwara nabi, undi ati urubyiruko ruri gukora cyane. Ese urwo rubyiruko ruri gukora cyane ubundi mubanze muducire muri make, muri abanyeshuri, muri abanyeshuri murabizi imyitwarire ya bagenzi banyu murayibona, ubundi hope, ubundi wowe inshuti zawe se abo ubona abo mwigana bari kwitwara gute ukurikije n'iri terambere turimo kujyamo nk'umuntu w'umudevelopa? ya Lucy, ntago urubyiruko rufite imyitwarire myiza. Bite njyewe impamvu mvuga ngo ntago rufite imyitwarire myiza, baranywa inzoga, barambara ubusa, ngo ni vijiyo, ni uguta umuco nyarwanda. Uko ni uguta umuco nyarwanda, ntabwo ibya viziyo nabyo. Umwana w'umukobwa w'imyaka 15 aragenda akarara muri hoteli ahantu iwabo niba bizi ntibazi ngo ari hehe, uko ni uguta umuco, ntabwo ari viziyo. Ese ubundi tubwire, ubundi hope wowe wabyirukiye ahantu hari urubyiruko, wabyirukiye ahantu hari urubyiruko, warebye bakuru bawe, basaza bawe, ndetse n'ababyeyi bawe, ndetse n'abaturanyi, warebye babyirutse gute? Ese ubundi ahantu wabyirukiye bo baracyari mu nzira cyangwa nabo baratanye nkatwe twese barimo kujya mu nzira zitari nziza kandi zitajyanye n'ibyo u Rwanda rwacu rutwifuzaho? ya Lucy, nk'uko ubivuze, of course nabyirukanye na bakuru banjye mbabona bafite imico myiza. Njye sinakuriye mu mujyi, ndi umwana w'iyo, ndi umwana wa Nyagatenge, na kaburimbo nyibonye ejo bundi mbona n'umuhanda w'umukara. Niyo mpamvu ya ubwo rero njye nabyise ndi wa mukobwa witonda ufite imico myiza. Iwacu barandera, mama akampa inyigisho nyinshi zihagije, nakuze mbese ndi umukobwa uca make wubaha. ubwo ngubwo hope ushatse kutubwira ko abakobwa twakuriye ku muhanda ari twe turi gutana inzira? Bishatse kuvuga ngo bari abo hepfo mu cyaro nta kintu na kimwe barimo kubona, bo ntabwo bari gutana inzira? Ntabwo ari uko ushatse kuvuga Lucy, gusa nyine akenshi na kenshi urasanga abari ku muhanda aribo barimo kubikora cyane. Nk'ari nko mu mujyi, ku muhanda simvuze ngo bararaho birirwaho nangwa babaho, abari mu mujyi. Ese Bobo, wowe urabyumva gute kuba abana bari gukurira ku mujyi aribo bari kuraruka kurusha bano bari gukurira mu cyaro, kandi twakabaye twese dukura kimwe, ahubwo abari mu mujyi bakagendana n'iterambere rigezweho? Uko mbibona njye, abana bo ku mujyi nyine usanga kenshi na kenshi ababyeyi babo baba bagiye mu kazi, ntabwo baba babyitayeho, ariko nyine ugasanga uburere bahabwa n'ababyeyi buba ari bukeya, ababyeyi baba batabitaho, baba bagiye mu kazi, mbese abandi wenda baba bari mu mujyi badafite ubushobozi baba bagiye gushaka amaronko cyangwa icyo twakwita amafunguro y'abana. Niyo mpamvu usanga abana benshi bo mu mujyi usanga bashabutse cyane kuruta abana bo mu cyaro. Niyo mpamvu usanga nyine bahora bari shapu mu bintu byose bakora, usanga bakunda kwitemberera, niyo mpamvu. Njyewe ukuntu mbyumva turi kuri iyo ngingo, njye ndumva buri mwana wese ni kimwe n'undi, sibyo? Tuvuge hope yakuriye mu cyaro, nakobwa ko mu cyaro nyine katazi ngo ibibera ku mujyi ni iki. Oya, ntabwo ariko mbyumva, ahubwo buri mwana wese bitewe n'uburere yahawe, bitewe n'uko iwabo bamufashe se, bitewe nyine n'uko iwabo bamwitayeho ndetse n'uburere bamuhaye, njye numva ari byo byakatumye twebwe tugendera mu nzira bitewe n'iyo ababyeyi bacu baduhaye. Rero sinumva impamvu hope arimo gukonta cyane ku bana bari gukurira mu mujyi, kandi nyine n'abana bo mu cyaro nabo bakabaye bameze nk'abo mu mujyi, iterambere bagendana naryo ndetse bakagendana n'ibigezweho nk'abandi, ko urubyiruko ni twebwe tugomba kuzana innovation, tukamenya ngo ese ibi birakorwa gute, kuko nitwe bayobozi b'ahazaza. Ese hope urabyumva gute ko tubaye dukurikije inama z'ababyeyi ndetse n'umurongo ngenderwaho duherezwa n'u Rwanda rwacu rwatubyaye, urabibona gute? Byagenda gute?
ya Lucy notonere dati ntabwo ari ibyo ngibyo gusa kuvuga ngo urubyiruko ngo ruri mu mujyi ngo nirwo ngo rufite imyitwarire mibi ntabari mu cyaro. Umubyeyi utarahaye umwana w'uburere enewe azaguma nyine azaba mayibobo, azajya ku muhanda, azarara mu muhanda, azanywa inzoga, mbese ingeso zose mbi, azasambana, ibintu byose byose azabikora ingeso mbi. Rero icyo mvuga akenshi na kenshi usanga umwihariko mwinshi wo gutuma abana badafite ingeso nziza bituruka ku babyeyi, kuko bavuga ko igiti ukigorora kikiri gito baba barabacitse bakiri bato. Akenshi navuze ko abana bo mu mujyi ari bo bafite ingeso mbi kenshi bakuze barerwa n'abakozi. Yeah. Hope urakoze cyane ibyo udusobanuriye ndakeka. Bobo ubundi uri kubona twe turi abanyeshuri sibyo, turi muri ya myaka nyine twumva ko igihugu tugifite mu biganza byacu. Ese inyungu z'igihugu kuba turi abanyeshuri b'ejo hazaza tukaba tugomba gukoresha inyungu z'igihugu ndetse n'inyungu zacu, ibintu byose tukabikora neza, urabyumva gute? ya icyo numva twakora nk'urubyiruko tugomba gukora cyane wakahadi, aribyo twita mu rurimi rw'icyongereza. Hari urubyiruko usanga banegirije gukora ibintu batabyumva, usanga avuga ati ababyeyi banjye barakoze zaza mpabwa ibintu n'ababyeyi. Ntabwo ababyeyi, iriya ni imitungo y'ababyeyi, twebwe tugomba gukora ubwacu tukishakamo ubuzima bwacu bw'ejo hazaza, kuko ejo bundi uzaba wagiye mu rugo rwawe ntabwo umubyeyi azaza kuguhahira, ntabwo azakumenyera buri kimwe. Niyo mpamvu nshishikariza urubyiruko rwose kumenya agaciro ko gukora cyane ndetse no kwiga bashyizeho umwete. Niyo mpamvu batagomba kwirirwa mu muhanda ndetse gushakira ibintu aho bidakabaye bishakirwa. Bagomba kumenya agaciro kabo, kuko igihe uzaba ejo wataye agaciro nta muntu uzaba uguhereza ku gaciro, ndetse ibintu bizaba bigoye kubigeraho kuri wowe. Okay Bobo urakoze, ngira ngo nk'uko mubyumva abo bakobwa babiri turi kumwe bose barimo gukomoza ku kintu cyitwa kuvuga ngo turebe imbere yacu, dutunganye imbere yacu habe heza. Ese mugenzi wanjye Bonete, ubundi ndakubwira ni nk'iyihe nama wahereza abantu badukurikiye, se urubyiruko rudukurikiye nkawe nka Bobo aka Bonete? Ubundi inama ya mbere nabagira, ntabwo iki ari cyo gihe cyo kuryama ku rubyiruko, kuko nitwe mbaraga z'igihugu cy'ejo hazaza. Dukwiye gukora cyane tukacivinga muri make, ku buryo ejo se cyangwa ejo bundi utazasanga umunyeshuri se cyangwa bavuga ati kwa runaka niwe mbobo, niwe mwana wo mu muhanda. Ikindi kintu tugomba kumenya, tugomba gufatanya mu rubyiruko mu byo dukora, ntukabe nyamwigendaho, kuko ntabwo uzi ubuzima ejo aho buzakwerekeza. Inshuti na mugenzi wawe, ubane nawe uko bwije n'uko bukeye, kandi umumenyere nawe akumenyere icyo ugomba gukora se icyo mugomba kumenya. Arakoze Bonete. Ese wowe Hope ni iyihe nama washyiraho urubyiruko rugomba gukurikiza muri iyi minsi? Urakoze Lucy, nibanda cyane ku bakobwa kuko nanjye ndi umukobwa. Abahungu baradushuka cyane, rero njye inama nabagira, dufakasinge ku byacu bizaza, dufakasinge imbere yacu, tureke kureba impande n'impande, tureke kugira ibindi bintu biturangaza by'ahandi. Turebe se ubwo ababyeyi banjye ubushobozi bafite, nanjye nibasaza nangwa nihagira ikindi kintu nangwa nibabura ubwo bushobozi, ese njye nzabona icyo mbahaguruka nangwa nzabereka ko ibyo bantakajeho nanjye mbibereke. Urakoze Hope. Nanjye inama narenzaho ntago ari abakobwa gusa, by the way n'abahungu nabo turabagira inama ko twese turi urubyiruko, tugomba gukoresha imbaraga zacu ku buryo nyine imbere yacu haba heza, kuko twese turi abanyarwanda, turi imbaraga z'igihugu. Icyo nababwira, iyo ni inama. Mwakoze kudukurikirana, iki cyari ikiganiro Ready Stock. Mwibuke gukora subscribe. Ciao naho utaha.